tuguhe iki se basi papa manzi basi tuzane icyayi ariko ibyo bapfunyuka n'abapfumu ubu si umubyeyi yashakaga kugera kuki nuko rero abonye umugabo mwiza uwamuha aha nzaba mbarirwa iby'iki gihe kuko ngewe hari igihe mbibona bikandenga. Mama Manzi ubwe yifatiye umuti yibwira ko ashaka guhindura intekerezo z'umugabo we Papa Manzi, ariko nyamara siko byagenze. Uwamuhaye umuti yari afite ikintu agamije. Yari agamije ko ashobora gufata umugabo we ngo akamuhindurira intekerezo hahandi ngo adatekereza umugore uwo ari wese cyangwa w'igitsina gore, kuko ngo yumva agashaka kumwiharira, hanyuma ibyo amutegeka gukora akaba ari byo akora gusa, ibyo we atekereza ntaba ari byo akora. Ese ibi Rosine karame Rosine karame uri gukora icyo ngaho? ndi kumwe na Papa Manzi hano. Muri mu bikiza? Papa Manzi nandi kumusaba nandi kumubaza ngo numve ko hari icyo yashobora kurya yanze kunsi. Hanyuma se kuva mu gitondo nta kintu ararya? Haje Kubera ikiza? ntacyo ndi kumubaza kandi ikibazo. Genda uzane ibiryo muva mwigaburira ndebe ko ari kurya. biragoye, ariko Mama Manzi we yatekereje ko gufata umuti akawuhereza umugabo we ibyo bizasubiza kimwe mu bibazo yari afite. Reka nkubwire ngo ntago ariko byamugendekeye, kuko byatumye Papa Manzi ahindurirwa mind cyangwa se imitekerereze, maze yibagirwa buri kintu cyose. Yagiye muri koma amaramwe amezi 6, avuyeyo yagarutse atazi isi, atazi abantu, ntiyumva, niyo yumvise ntasubiza. Umugabo wigaburiraga ubu asigaye agaburirwa nk'umwana w'uruhinja. Ndagira ngo nkubwire ngo guhemuka si ikintu. Mama Manzi asigaye nawe yarabuze igisubizo kubwa Papa Manzi. Irorere nawe burya agaburirwa. Umva urajya hehe? Ndagira ngo nkubwire ngo yamuntu umanagurira inkweto, gahunda zawe ugiyemo unazimbwire ubundi ugiye. Nta gahunda zanjye nshaka kukubwira kuko nawe izo ujyamo ntazo ujya umbwira. Ngiye mfitanye gahunda n'umuntu ugiye kumureba. Uwo muntu ni wahehe? Ntabwo bikureba. Ni musaza wawe se hano? Ntabwo ari musaza wanjye ariko ntibikureba. Ariko Mama Manzi Sheri yakira. Akira Sheri. Hari ibintu mbona nkabona birancanze. Ibintu byagenze gute kugira ngo Papa Manzi amere gutya? Ako se ngo nduru umukozi cyangwa imaneye kwa hano muri uru. Ushaka iki se? Nakaba umukozi ariko nakugira inama Mama Manzi. Ese ubundi uriya muti nazanye nubwo mwabusha atanyeretse uko bimeze kuzimbirwa byagenze gute? Umva gicungana n'itariki nguhembe. Ubundi by'urugo rwanjye ubivemo. Mama Manzi Kandi barabimbwiye ngo abakozi mukunda kwinjirira. Mukunda kwinjira mukamesha kumenya utuntu twose. Cungana n'itariki, ucungana nuko wakoropye, nuko abana banjye basa neza, ibyo umugabo wanjye ubidekera. Mama Manzi nubwo ndi umwana ariko nakugira inama. Yihorere. Mama Manzi Zagenda uyigire bene wanyu. Iyo ngiyo yuvuka sina no hasi. reka nigendere. Genda ujye mu kazi ushinzwe. Ihute. Umukozi ambwiye nabyo. none reka nkubwire
teka ku gacyayi rwose ndaza mpita nkanywa uko kaba kameze kose rwose. rero niyo ngomba kubanza kubitekerezaho. Ya muti uriya muti utangiye guteshuka ku nshingano zawe z'urugo. guhanagura inkweto zarimo ikihe kibazo? Usigaye utegura urugendo ukagenda utabwiye umugabo utagiye ubwiye utambwiye ugiye ngo nguragiye. Wowe se iyo ugiye ukaza uteruye abagore wambwira aho ugiye. Ariko abo bagore uhora unyurira buri munsi. Abo bagore uhora unyurira buri munsi. Rero ko uyu mudayimoni no gukura muri urugo utazakoma. Wowe se uyu mudayimoni w'abagore w'unyurira buri munsi. Umenya ko nawe utsinze. Nawe utsinze. Imana nimfasha ikamfasha nkabona umugabo wanjye arongera abaye umuntu muzima. Hehe no kongera kwizera abantu. Hehe nzajya menya ibyanjye n'urugo rwanjye. Hehe no kongera kujya kugisha inama. Kujya kugisha inama abagore. Ni ibintu byiza rwose. Niko Imana ifasha ibya none. Chérie. 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 Hasi koko amaherezo azaba amezi 6 arashize. Umugabo nta kuvuga, nta kurya, nta guhindukira. Gusa ibyo nikoreye se kandi. Mana we undengere. Kondisiyo nashyizemo aho ngaho ubariza ukurikiza. Ndakwinginze Mamanzi ntuze gukora ikosa, ukore buri kimwe uko nakikubwiye. Hari ibintu ndi kubona ntari bushobore kwihanganira. Mfashe nyiriza umugabo rwose. Chérie. Chérie. Mabuje ibintu yakoze bizamugaruke. Ndamugira inama akanga kunyumva ngo nzajye kwigira nabi wacu. Ariko mana yanjye mbabajwe n'uriya mugabo gusa. Bagize kuriya nk'igicucu kandi ari umuntu muzima. Kandi bazi ko njye ntabizi. Babivugaga hariya muri saluse ntumva. Mana yanjye. Aha. Ni birebire. Ariko nibanga kujya nimbona uriya mugabo akomeje kumera kuriya. Ngiye nzabivuga kuko ndabona bikabije. Iby'uru rugo biranyobeye. Amezi 6 yose umugabo atavuga. Ameze nk'igicucu baramuhinduye igicucu. Babureka. Jewe rero hari ibintu byawe byabinyebera gato. Bincanga bikananyebera. Uzi ukuntu bacanga ikarita vuba. Ndabizi. Ni Mabuja wanjyanye. Ahubwo se mbwiye ngiye mfite amatsiko ko nasize nanze umuti wo gwa Papa Manzi byayenze gute wowe wari uhari. Oya ibyo by'imiti ni ibintu tuza kugeraho nyuma. Wari kubanza ukambwira ngo najyanywe n'iki ngiki, akubaza cyabiguteye, wagiye n'iki. Ni ibintu byishingiye mfite kongera kukubaza nkanaguca n'amande. Kuko warampemukiye dusangiye avance tuyiriye inkoko tunyweye byeri turishimishije. Je Mabuja reka ngundi inkuru neza uko yagenze. Mabuja yaramamagaye. Naringize ngo mebizu neza. Isi nkuru yimbwi nayo yimbwire nta kibazo. Numvise ngo reka ngo business. Abona baminyururu. Ngiye nkubwiye reka ngo inkuru uko byagenze. Akirasi kangu bitanga. Nawe ugiye ibintu n'ibyo. Ngiye Mabuja yaramamagaye. Kurikirane neza. Ngenda ngiye kumva ubutumire bwa Mabuja. Ngira ngo nzi ko ngiye agiye kunyongeza. Arambwira ati ndashaka ko mujyana mu kandi kazi hanze. Ati Mabuja koko unjyanye muri Amerika ako kazi ndajya kugakora. Sibwo tugiye Nese muri Amerika. Gatumwanye nicara mu ndege gutya. Indege? Cyakindi gica hejuru ntabwo tugenda mu modoka. Cyahiri kigenda hejuru. Naringiye kubaza ngo abamotari babajyana ihangaye. Mwateze cya kintu kitagira umuhanda, kimwe kigendera hejuru kiguruka kimeze nk'igisiga ngo amakuru ufite wowe. Kukigenda mu munyenga. Sibwo tugiye reka ngukomereza nkuru. Babaje. Kikanancinege. Nuko wari unsize. Kora wishyira buge. Ko nayingiye mu bintu by'akazi se bifite inyungu. Eho bazwa n'umusize. Ariko oya buretse turika nkwibariza.
ari akazi nanjye ufite agaciro nini. ni akazi keza None se ubundi ebye ntuhaka cyangwa ukambara akazi ubundi ngo mbwira nta kibazo. reka nkomereze icyambabaje kikananca n'intege ni uko nasanze yaragiye kuma akazi ko gusenya urugo rw'abandi noneho muri Amerika itari no mu gihugu cyawe nuzi imikorere yabo umva nigiriye ubwoba nayo mpamvu yatumye ngaruka. Kurusenya se uri umuyobozi w'isibo kugira usenya urugo? yajya mu mikore nk'uko twabikoze kwa Papa Manzi ahubwo nje mfite amatsiko Papa Manzi ameze ati ariko se njye hari ikintu cyakiri kunyobera gato muri Amerika ubu ngubu ngiye ubu tuvugana ubu ngubu akazi kose wama karimo amafaranga nagakora reba ariko reba amezi 6 wari umaze uri muri Amerika reba ukuntu umaze kumenya cyangwa niyo amakariso mwambara shaka umva akazi nka kariya nabonye ari indyango ryiwe nta n'uwakamuntu nye sinjya kuzarota ibyo kwa Papa Manzi birangira umva ko umwana wanjye naramubonye nzahita none se ubu ngubu tuvugana uri iki kintu bitarutema ikirere uza waje ufite we gahunda utekereza iki amatsiko ufite? ikintu cya mbere ndashaka kumenya Papa Manzi ameze ate umutima mawuje afite warawurebye se? niyo utareba umutima w'umuntu n'imigambi aba afite ntabwo iba ari myiza ariko mana ndi gusenga Imana ngo imbabarire wa muti twahaye Papa Manzi ntihabe hari n'ingaruka nimwe yamugizeho. icyo nashakaga n'umwana wanjye naramubonye ntabwo ngikeneye gukora ibintu bibi nka biriya nimba ari amafaranga yaraduhembye ayo yaduhaye y'igice nzashaka ikindi nakoramo ngiye mbabarumbwire Papa Manzi ibyo bimeze bite. ubu turi kuvugana rero panzire kuri urwo ruhande ndebe hano ndebe ko nta muntu waba uri kutwumva cyangwa nibi bihuru sinyibyizera nta muntu hari narebye nta muntu hari n'ibihuru bisigaye byumva ibintu twakoreye uriya mugabo agahinda mfite ndi kwicuza nubwo uri kuvuga wowe ngo umutima utaramugizeho ingaruka ntabwo yawe. Papa Manzi amaze amezi 6 atarya cyangwa atavuga ari muri koma. njye namuhaye umuti nzi ko nta ngaruka wamugiraho ngira ngo mufomate mu mutwe kugira ngo ibintu byo gusenga abireke cyangwa Mama Manzi yawumuhaye nabi uko yawufunguye nk'umuntu ugiye guhemba inka yabyaye yarawufunguye wose akabido karindwi akamuhera rimwe. urumva ubu ahubwo wowe ikintu wabikoze wamuhaye umuti wamuga agomba kuwumuha arangije umuhera rimwe nk'umuntu uri guhemba inka yabyaye. njyewe narabimubwiye ukuntu agomba kuwumuha yewe ndanabyandika kugira ngo atazabyibagirwa ahubwo wasanga wamuhaye wose ugira ngo ibyo bikemuke vuba. yewe ubu turi kuvugana atumwe ahantu ngeze ngiye kuzajya guhinduza izina bita Minyururu rimwe rituma nkora ibintu bibi cyane. ubu turi kuvugana ndi kwicuza ruriya ruga ahantu rugeze. ubu tuvugana dore ni nko kwa kuntu ushobora gufata akantu kabara 3 warekura gahita kagwa hasi rugeze mu marindi muka. ntabwo ari uri kwicuza gusa nanjye ubwanjye ndi kwicuza siko nsigaye ndyama sinsinzire nanjye ibiryo ntibingere ku mutima kubera ibintu twakoreye nkora rubuka Papa Manzi. ni ukuri ko Imana idufashe yongeye asubirana ubumuntu bwe. arabusubirana ngo utari kamezi 6 atavuga ejo bundi none nagiyeyo ntambukayo ngiye kureba undi murwayi wari uhari murebye cyangwa ari no muri bomboni ntahumeka ntagira ute kubera ibyo twashutswe twise tukabikora. ahubwo ubu ngubu ari ibibaye bizima Papa Manzi akongera agakira. ariko gukira ashobora gukira akaza ariko kongera gutekereza ashobora no kuza ntibuke niwe kirika yenda yagize umugiraneza umuyobora akamugatana no hari iwawe ariko mu mutwe w'ubundi ameze nk'umuntu baforomase ntago ari muzima. ibi mbivuyemo ngende no kwicuza n'Imana ibyumve sineze kongera kubisubiramo. ako se Minyururu nubwo twahemutse nta cyiza twakoze pe ariko
wahise tukajya gusura papa Manzi tukareba ukuntu ameze ko ngiye mvuye muri Amerika hari umuntu wankunze yaranyandikishayo nawe nakujyanayo ariko tugakora imirimo myiza tugakizwa tukanasenga kuko igiye ariko Papa Manzi birangiye ndacyana haba ubwo wahansize ukagenda igihe wari umazeyo ndacyahari ariko ndacyanayishura ariko sibyo ko maze amezi 3 naregereye mushubati mu rugo vuga ati abantu mbe mbahunze kuko ibintu nabakoreye hagari byiza tujye kura Papa Manzi mfata agateke kugira turebe uko maguruka reka ntacyo nazagukorera nzawe hose anture neza muraho erega impamvu mba nguhobeye gutya umwaka warushize mwana ntanaguhobera ntanakubona niwo butumye duhoberana ngo rero ibyo wifuzaga nibibaye reka tujye kureba biraba ariko kiriko cy'imi minota 30 amasegonda 3 ndumva Sharaje yambi wari waragiye he imyaka myinshi yarishize imyaka myinshi oya nje ntanga Tracy mwana ko wabaye erega ndi umusaza ngende umusaza none se umwana ari kurira mama we yagiye ntago ari ubu gusa ndajishura kuko ndumva ibitotsi bimereye nabi karibu mbabwire yaragiye kwinjira amabuja ku kibuga cy'indege urabona naje muzanye marakeye arireze ase Rozi twagiye mu byo guseka ndashaka kubaza batubwiye umwana arakurishije ibintu byose barakumva Manzi ngiye mbwire neza bameze nk'aho ari ikibazo Manzi rero nanjye nta makuru menshi mfite gusa yazinze imyenda ashyira muri valise arapakinga arangije aravuga ngo nimurebere umwana badebe na papa Manzi ngo aragiye aragaruka ariko ntago nawe telefone yiwe ntayiriho nese yagiye no muhamagara nanjye yaragiye nijoro nimugoroba mu masaha ya 12 12 akabwira ngo wite ku mwana ngo nite ku mwana nite no ku mugabo kandi urabisi umugabo ameze ntago ameze neza ku buryo bose nabitaho bishobora namwe mugire n'amakintu nakora kumva bitoroshye ibyo mu rugo none se yagiye kugenda arakubwira ngo usigare umwana na papa Manzi ndabyumva none se yakubwiye ntabwo akubwiye mu gihe ntabwo ngeze abimbwira na telefone yiwe yayivuyeho umwana ari kundushya ibitotsi biranyishe namuhamagaye nta kuntu ntagize ndumva nanubu n'ubundi nese ubundi turi kuvugana uri kumwe n'ahandi muri uru ndi jyenyine kugeza aka kanya n'izi saha uri kumwe n'ahandi muri uru ninjye ntabana na papa Manzi kandi papa Manzi nawe ariryamiye nta mbaraga afite mbere na papa Manzi urabizi ntavuga ntarya ntanywa mbega ni isereri namubwira ikintu ariko hari ibinyarwanda mujya mukoresha biyobera nkatwe b'abanyengeri umunyamurenge banyita umunyamu uravuze ngo ariryamiye ku kibise mutavuze mato araryamye ari mu cyumba araryamye ntiwabyumva baraho njyemba nshaka ikinyarwanda bano hari ibibazo karavuze ngo ariryamiye kandi njyemba nzi ko umuntu aryamira amatora uzi ko bavuga ngo aryamye kuri matora ngo ariryamiye Rwanda fumira ko nawe ibintu birakaze nawe uracyari muzamuka aho kugira ngo mungire inama y'ikintu ndi bukore mungire inama y'ukuntu turi bubigenze naho ubwo urimo ranze inama nakugira rero
ahubwo ikintu kimeze uko gahunda imeze mama manzi abo ngiye akorera papa manzi afata umwanzuro wo kwigendera kujya ripita musanga muri uru none si ubu mumbwire uyu mwana urabona namusigiranye reba papa manzi ahari hari ukuntu ameze nabi pe ntarya ntanywa nta kintu na kimwe akora ntashobora kumenya ngo uratambutse ni ukumubaza akakomeza akakureba gutya ubwo se urabona nabigenza ariko numva yuko nakubwiye ngo ngusize mu rugo rwanjye bite kubana n'umugabo ntanakira muzanagumana nayo mufashe ukuboko araza nta kibazo ikibi ni ukuvuga ariko araza nta kibazo bari gushaka kujya hanze mwifuza kuza muze tuganire nta kibazo batuze mbona ngenda abona bikawe wenda muhereze wenda wowe yakwakira sinzi Gisi yakwiboye mwabanye rega yaribagiwe ntago yabaye mu ndi mushasha ntago yibuka none umugore akifata akagusigira umuntu umeze utabona utavuga ariko ngira ngo n'amaso mwasinze mwibikwashi ntago ari gusa none se nari kumugenza gute ibaza ibintu byabaye ntago yambwiye ngo agiye hanga ntago yambwiye ngo bimeze gute nari kumukorera iki ubu nuko umubanye ndetse ko nawe wari waransize ngo byibyo wangira inama tube twagira n'ikindi kintu twakora nagiye kuri amabuje man ubu uri kubona ibyagusize muzabishobora sha mwagiye mureka byarancanze nanjye ni ibigeragezo gusa ngo arashaka kubyirwa ubu asubiye kuryama ubu se yumvishe byibura ariko gukoresha umuntu nibyo bivuze kumuhondagura wajya umbwira agakeye kureka kumuhondagura ariko ubu ngubu nawe uvugishije ukuri nimba uri umuntu wari uri muzima wareba ibintu wakora uriya mugabo papa manzi ukabura gusinzira ubu ndi kwicuza nawe ndabirebye ndumirwa ngize n'inzozi ndimo ni papa manzi narinzi rero nanjye sinjye narakoreshejwe nanjye sinjye windenganya narakoreshejwe nanjye sinjye rero ndamubonye mu umukono nka nsuhuze biranga ntajya ndunguruka ngo aho umuntu ntabona none nawe ngo ni musuhuze we mwarabanye njye nanzanje kwa madamu we nkagenda unige ari kwemera gusuhuza ngiye rero gatumwa agahinda n'umuboro mfite umutima wanjye unsengura nukuntu papa manzi yanyizeraga akambwira ukuntu uriya munyabutaramutisha umutwe mbese ni ibintu byinshi cyane ahubwo mbabazwa n'ukuntu namuhemukiye nkaba nshenye urugo rugeze aharindimuka none n'umugabo akagiye kubura ubuzima ndicuza ariko twarakoreshejwe niyo natwe ntabwo ari twe ntabwo twabikoraga tubikunze umuntu wavuze ko amafaranga aguze umwana w'Imana ntabwo yabeshye ibi byose ni amafaranga biteye angahe se amafaranga twajyanye kuyanywera ntitwatashye arangiye ariko umuntu arapfuye igitekerezo buriya uriya muntu wampaye umuti ngiye nkamubwira uko ikibazo kimeze ntiyama utuma yongera agakira ikibazo ni ukubyizera ari ibikunda nanone ahangaha wahita ugenda ukagerayo ukabuzana tukareba ko papa manzi wongera ko reka buriya ntabwo akiri umuntu uziko ngewe ndi kubona namubonye ngira ngo ni kagapupi bagura muri Simba agapupi ni kuvugisha nikavuge wakegezaho kakegerayo ni ukwigendera ngo niko yemereye manzi ndori bogari ni ukumujyana bamufasha kuboko ariko ngiye kwemera mbijyemo nshaka amafaranga ayo bazanshose nzemeranya atange ako papa manzi wanjye asubirana umuntu bwe mama manzi ora yamutaye ataye urugo abonye atabivamo oya we vuga ngo ari ibikunda mfite ibiceri 750 mu mufuka nabyo nabiguka bitegereje nashaka kwemera nka naburara ariko umuntu akongera agakira ngiye kubikora rero simbuka wowe
Ezi yiriwe bravo amakuru ki sha amakuru ntayo ni ukuri pe amakuru ntayo umva guhera ejo bundi iminsi bayitanu umwana agira ndushya mama manzi urabizi ko yagiye ntawe uhari papa manzi nawe nuko urabizi ko arwaye umva nuko umwitaho bigeze aho by'urugo byancanze njye byumva ibibazo byandenze natwe rero mu rugo nanjye bari banyohereje ngo nze ndebe amakuru yawe n'ukuntu mumeze n'abana ese mama manzi ntabwo aratekereza no kubyiba no kuguhamagara nakubaze n'amakuru y'abana biwe n'ukuntu arabitekereza nta n'akantu nuko kubitekereza mbega umuntu we mama manzi aduhemukira ubu mu rugo umutima barahangayitse nta kurya nta kuryama nimero yiwe turimo turayinyuzaho buri kanya uko muyinyuzamo natwe niko tuyinyuza nta buri mwanya ndayihamagara buri mwanya ndayihamagara kuko umwana ari kurira umwana ari kurira nabuze ikintu nkora mbega byancanze nabaye nk'umusazi ariko mu rugo bari bamaye ino mvirope harimo ikintu cyashobora gufasha papa manzi kuba yagaruka mu buzima no kongera kuba yagarura ubwenge indi ino mvirope ubwo ejo nanjye nzagaruka mufashe papa manzi njye mufasha n'imirimo ya hano mu rugo ndana rwose utayishobora ubwo nanjye nari nje kureba nyine no kukubaza amakuru y'ukuntu ibintu bimeze ubwo ejo nzagaruka twicane hano mufashe iyo mirimo yose dope ko nteye amatsiko harimo iki naje fungura